turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku mpuhwe zawe kugira ngo dukize. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iraduhamagaye kugira ngo tuyisange itugire neza buri munsi. Dore ibaruwa y'urukundo Imana twandikiye kuri wa gatatu w'icyumweru cya 22 tariki 31 Kanama 2022. Isomo rya mbere niryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Bavandimwe, sinashoboye kuvugana namwe nk'ubwira abantu bayoborwa na Roho w'Imana, ahubwo nababwiye nk'uvugana n'abantu bakigengwa na kamere yabo gusa, mbese nk'abakiri ibitambambuga muri Kristo. Nabatungishije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mutari kubibasha, ndetse n'ubu ntimurabibasha kuko mukiri ab'iy'isi. None se ko mukirangwa n'ishyari n'amakimbirane, ibyo ntibigaragaza ko mukiri ab'isi mukaba mwitwaye bya runtu? Iyo umwe avuga ati ndi uwa Pawulo, undi ati ndi uwa Apolo, ubwo se niba mukurikiza amatwara ya runtu? Ngaho nimumbwire, Apolo ni iki? Pawulo ni iki? Si abagaragu babagejeje kukwemera? Buri wese rero akoresheje ingabire yahawe na Nyagasani. Njyewe nateye imbuto, Apolo arayuhira, ariko Imana yonyine niyo yayikujije. Bityo uwateye ntacyo ari cyo, n'uwuhiye nuko. Imana yonyine irihagije, iyo itanga gukura. Nyirukubera na nyirukuhira naho bataniye. Buri wese azahabwa igihembo gihwanye n'umurimo yakoze. Twembi turabafasha b'Imana, mwe mukaba umurima wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twembi turabafasha b'Imana, mwe mukaba umurima wayo. Zaburi 133. Hahirwa ihanga uhoraho abereye Imana. Hahirwa ihanga uhoraho abereye Imana, hahirwa umuryango yitoreye ngo bimbataye. Uhoraho arebera mu bushorishori bw'ijuru, akabona bene muntu bose. Aho atetse ijabiro mu ngoro ye, aho zijisho ku batuye isi bose. Niwe wenyine mubaje w'imitima yabo, kandi akamenya ibyo bakora byose. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niyo buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Ibyishimo biri mu mitima yacu niyo bikomokaho, amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu. Hahirwa ihanga uhoraho abereye Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo ko yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 38 kugeza kwa 44. Muri icyo gihe Yezu ava mu isengero ajya mu rugo rwa Simoni. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari yahinda umuriro mwinshi. Baramumwingingira ngo arebe uko amugira. Amwunama hejuru, ategeka umuriro kumuvamo, maze koko urazima. Ako kanya arabyuka arabazimanira. Izuba rimaze kurenga, abari bafite abarwayi bafashwe n'indwara z'amoko yose barabamuzanira. We abaramburiraho ibiganza arabakiza. Roho mbi nazo zavaga mu bantu benshi zisakabaka ziti, uri umwana w'Imana. Nyamara akazicyaha, azibuza kuvuga kuko zari zizi uwo ari we Kristo. Ngo buke arasohoka ajya ahantu yiherereye. Abantu baramushaka, baramwinginga ngo ye kubasiga. Ariko arababwira ati, no mu yindi migi ngomba guhamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, kuko ari cyo natumwe. Nuko ajya kwigisha amasengero yo muri Yudeya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, aho tujya gutondagura inshinga. Nanjye kuvuga ikomera mu gutondagura, turaza kumva impamvu ikomera yitwa kwimuka. Iyo uri ahantu heza, wowe wifuza guhaguma, ukifuza ko haca nk'ibiraro bitatu ngakumwe Petero yavuze ari ku musozi wa Taboro, ari kumwe na Yezu uhindura ukundi. Ngo reka duhace ibiraro bitatu. Gushaka gukurikirana uburyohe bw'isi, tukanga kwimuka. Uyu munsi rero ni ukwimuka. Turimuka mu biki rero? Ni ukwimuka mu kibi ukajya mu cyiza. Kwimuka habi ujya heza. Ndetse nanone ni ukwimuka ahantu wumvaga hakuryoheye, bya bindi by'uko akaryoshya nyine kadahora mwitamu kabizirikana. Noneho ukimukira ahandi ariko Nyagasani agize gute? Akohereje ubundi butumwa. Kwimuka ku murimo, kwimuka mu butumwa, ariko kwimuka ku ngeso. Nanjye umunsi nze kwitegura hamwe n'aya masomo, kwimuka ahantu haryoshye, ahantu hanshima, ariko ntitonze hashobora kunshimuta. Ngimuka ku bantu banshima bakanshimagiza, ariko ejo n'ejo bundi bashobora no kunshimuta. Akamvugo w'umuhanga muri psychologie usobanura ikiruhuko agira ati, qu'est-ce que c'est le repos? Le repos c'est le changement d'activité, c'est le changement du milieu.
ngo ikiruhuko ni uguhindura ibyo wakoraga, ni uguhindura ahantu wari uri ukajya ahandi. Ngubu rero ubutumwa Yesu adusaba kwimuka aho twari turi tukajya ahandi. Biraza kutuganisha kwimuka aho turi habi tujya heza nk'uko Yesu abidushishikariza. Kwimuka mu byo twari turimo byadushimishaga, yewe ndetse aho twatsindaga tugahimuka. Kubera iki? Kubera Imana, kubera ko ari ko Yesu yabishatse. Mu isomo rya mbere turazirikana Pawulo mutagatifu ushishikariza abanyakorinti kugira gute? Kwimuka. Bakimuka mu ngeso mbi. Ingeso mbi yari izikamye aho hantu i Korinti, amacakubiri, amakimbirane, la division, kwicamwe ibice. Nibyo koko abakristo bavandimwe, ikiranga abana b'Imana ni ubumwe. Naho ikiranga abana ba sekibi ni amacakubiri, kuryana, kuryagagurana, amanyanga, amatiku, gucagagurana. Aho ngaho nyine ni kwa sekibi. Naho ku Mana ho ni ubumwe, ni urukundo, n'ubusabane. Anabyo Pawulo mutagatifu ari kuburira abanyakorinti kuva aho ngaho, kwimuka aho ngaho. Kwimuka aho ngaho ari runtu, hari ubwana, abana nyine bakaba bakuru. Urumva bamwe bari ku ruhande rumwe, abandi bari ku rundi, bamwe bari kuri Apolo, abandi bari kuri Pawulo. Ariko Pawulo akaza atangiza izi mpaka ababwira ko bose bari batumwe na Nyagasani, ni Nyagasani bakorera. Yaba natwe twamenyaga ko ari Nyagasani dukorera, nta mpaka zazongera kubaho. Inda zacu ni twakongera kuzikwedura ngo zibe nini, twasangira duke twineza, tugakora ubutumwa neza, tugakora imirimo yacu neza, nta gushyamirana. Kubera iki? Ni Imana dukorera. Yaba burya najyaga nkoma agatima ku ijuru nkavuga nti byose ni Imana ndi gukorera, byatuma ncisha make, yicisha bugufi, nkamenya ko nyine ngomba kwimuka, ngimuka ku cyubahiro, ngimuka ku ngeso mbi, cyane cyane amatiko, amakimbirane. Ubwo Pawulo yagize ati, none se ko mukirangwa n'ishyari n'amakimbirane, ibyo ntibigaragaza ko mukirabi y'isi, mukamutwawe bya runtu. Amen, amen, amen. Ese mukristo umuvandimwe, wasanga nawe ukizikamye mu macakubiri, ironda koko, ironda karere, ironda dini, amoko bakristo bavandimwe, extremiste affiché vraiment. Aho niyo Pawulo nanjye asaba kwimuka, kuko abageze kwa Yesu ikibaranga ni iki? Ni ubumwe, kumvikana, kuvuga rumwe. Aho ngaho nyine hari ubumwe, niho Imana iganje, niho Imana ibereye umwami. Nabyo muri ibyo Zaburi yaririmbye agira ati, hahirwa ihanga uhoraho abereye Imana. Nanjye ndahirwa niba mvuga Imana, ndahirwa niba gurupe ndimo zitari z'amacakubiri, zitari zo kubiba amoko ndetse n'amakimbirane, ahubwo zibibiki ubumwe. Aho ngaho Imana irahari, kuko ari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Yesu akongera ati, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye banyambaza, bandaho hagati yabo. Amen, amen, amen. Aho niho Imana iri. Irindi zina ry'Imana, Imana ni urukundo. Aho ngaho nyine bavuga neza, aho hari urukundo, aho Imana irahari. Ndasaba rero kwimuka, nkava aho ngaho hari urwango kwa sekibi, nkagana kwa Yesu hari iki? Hari urukundo. Mu ivanjiri y'uyu munsi turabona Yesu aduha urugero rwo kwimuka. Ubwo ejo twumvaga yagize ibihe byiza, reka tubivuge ko ari ibihe byiza, umutsindo, la réussite dans l'apostolat, aho yigishanye n'ububasha, nuko bakamwemera, akabikirangirira aho ngaho muri uwo mujyi. Ejo twumvaga ari muri Kafarinawumu. Urumva ko ahantu haryoshye, nawe kwifuza kuva ahantu ari gutsinda. No mu Gifaransa baravuga ngo on ne change pas l'équipe qui gagne. Wahindura gute abakinnyi bari gutsinda? Komeza utsinde. Aha, ariko Yesu we uyu munsi afite ikindi gisubizo cyuko niba uri gutsinda muri iyi kipe, bishoboka ko no mu yindi ushobora kujya guhakina kandi bigakunda. Byose ushakisha iki? Ingoma y'Imana, ushakisha ko ivanjiri ya Kristo yakogera hose. Nguko kwimuka dusaba, tukava ahantu twari turi, mu gihugu twari turimo tukajya mu kindi, mu karere twari turimo tukajya mu kandi. Ariko ibyo byose kiri hejuru ni iki? C'est l'évangélisation, kujya kwamamaza inkuru nziza. Yesu rero uyu munsi nyuma yuko avuye Kafarinawumu ari kwigisha mu isengero ryabo, uyu munsi turamwumva ko ari bitangaza, akirukana roho mbi, agakiza nyirabuko wa Petero n'abarwayi benshi. Ariko Yesu nubwo aho ngaho ari guhabona amasigise, aho ngaho ari gutsinda, aho ngaho biri kugenda neza, bari kumukomera amashyi, aravuze ati reka nimukenge ahandi. Yesu abanje kwiherera, twabyumvise, kwa gusenga, agiye kuvoma za mbaraga ziza kumufasha kwimukira ahandi. Burya ndushobora kwimuka udafite impamba. Impamba nta yindi nk'abakristo, ni isengesho, ni ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo, tukitwara neza. Nguko kwimuka, tukimuka dufite nyine iyo mpamba ya roho, isengesho, ndetse cyane twunze ubumwe na Yesu. Biragoye ko ashobora umugenzi wo kumvira
utishingikirije Yezu, kuko Yezu niwe wumviye kugeza ku ndunduro. Uyu munsi rero y'ivanjiri igatwereka nyine Yezu ari kwimuka aho haryoshye, ntabwo agiye habi, ahubwo ntabwo ari ukuvuga ko hari aho agiye, ahubwo ni ukugira ngo duhe urugero natwe rwo kutadamarara, rwo kutwumva ko twashyitse, ahubwo gukomeza urugendo. Omoviator, ndi umugenzi. Yezu aranyibutsa ko ndi umugenzi ubwo yagize ati, no mu yindi migi ngomba guhamamaza inkuru nziza. Nyuma y'uko abaho ngaho bamusabye ko basigarana, Yezu we aberetse ko ari ngombwa. Yezu aberetse icyo bita detachement, ko ashobora kwibohora ku bantu kugira ngo asange Imana. Natwe akaba ari rwo rugero duhaye, ahubwo Yezu yagize ati, no mu yindi migi ngomba guhamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, kuko ari cyo natumwe. Amen, amen. Yezu urakoze gutwibutsa ko turi abagenzi hano ku isi, kandi ko tugomba kwimuka. Uko nimuka ndi padiri, ngimukira mu yindi paruwasi, ngimukira mu yindi diyoseze, ngimukira ahandi mu kindi gihugu, bikanyibutsa ko ndi umugenzi hano ku isi. Urugendo rwanjye ko ruzarangira hehe? Mu ijuru, mu kindi gihugu, mu yindi miliye, la terre promise, igihugu cy'isezerano. Akayamvugo ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ese ngewe iyo bampindurira inshingano, ese nitwara gute iyo mpinduye igice njya mu kindi? Ese nitwara gute iyo bampinduriye ubutumwa, iyo bampinduriye imirimo, iyo bampinduriye inshingano? Nitwara gute? Mbyakira neza nk'uko Yezu nawe yemera gusiga aba bantu bari bari kumukomera amashyi, aha yari ari kubona sigise, akajya ahandi, agakomereza ahandi. Yezu urakoze gutwibutsa ko tugomba kwimuka. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin, ngo musenyeri umwe wa diyoseze imwe iyo hirya kure cyane muri Afurika, ngo yigeze kujya kwimura umupadiri wari umaze imyaka 15 muri paruwasi yo mu giturage. Babyeyi namwe murumva ko umupadiri dushobora kubicaho urubanza ko yaragowe aho mu giturage, kandi hari izindi paruwasi zo mu mujyi nawe yabamo, kandi nazo akazishobora. Aha dushobora kuhita tubicaho urubanza gutyo. Nuko musenyeri yageze muri ya paruwasi, yagiye kwimura umupadiri nyine. Murumva ko aho ngaho hari harahindutse nkiwe. Imyaka irenga 15 ni myinshi ku mupadiri kuba ari ahantu hamwe, cyane cyane no hirya cyane muri Afurika iwacu. Nuko ngo ageze kuri uwo mupadiri agiye kumwimura, ngaho nawe tekereza uburyo upadiri agiye kubyakira yishimye, uburyo agiye gutungurwa bamubwiye ko nawe agiye kwimuka, by'umwihariko bagiye kumwimura ahandi mu mujyi. Bishoboke ko ubuzima bwo bwari bworoshye nyine aho mu mujyi, nkuko tubizi mu giturage haba hari ubuzima bugoye. Kuri iyi foto y'umupadiri ukuntu agiye kubyakirana ibyishimo ko nawe agiye kumwimura, foro ukuntu agiye kwishima. Nuko musenyeri amaze kubwira umupadiri ko agiye kumwimura muri paruwasi yo mu mujyi, padiri ngo ararakara cyane kuri iyo foto y'umupadiri urakaye ko agiye kwimuka. Nuko padiri ngo amuhereza impamvu kandi zifatika koko. Aramubwira ati, musenyeri rero ahangaha ndamutse mpimutse, iyi paruwasi yarindagira, kuko iyi paruwasi nawe usanzwe uzi uburyo abaterankunga bayifasha, kandi nta buryo bayifasha ntakirimo. Urazi nawe kuri uyu abaterankunga b'iyi paruwasi bavuga ari njye gusuruzi muri iyi diyosezi. Ubu rero se ndamutse ngiye, ninde wakongera kubavugisha? Ninde wakongera gukora imishinga iteza iyi paruwasi imbere? Kubona iyi paruwasi yari imaze gutera imbere, musenyeri urumva ko iyo mpamvu ikomeye cyane. Nuko musenyeri abura uko abigenza. Muri ako kanya haza abandi bakristo benshi bo muri iyo paruwasi, baza bahamiza musenyeri uburyo iyo paruwasi yateye imbere. Bubatse kiliziya, bubaka amashuri, bubaka ibigo nderabuzima, bubaka imihanda, bubaka amateme n'ibindi byinshi cyane, bitewe n'uwo mupadiri uburyo yabazaniye abaterankunga. None baramutse bamwimuye, iyo paruwasi yasubira inyuma. Nuko musenyeri izo mpungenge zose arazumva. Ngaho nawe uri nka musenyeri, ibaza ukuntu uza kubigenza ukurikije ubutumwa bwari bukuzanye bwo kwimura umupadiri, nyuma yo kumvira iterambere abakristo bagezeho muri iyi paruwasi, kandi ibikorwa byinshi nawe urabyibonera. Nuko musenyeri areba hirya, asuhuza umutima, ko anyarukiye muri chapelle yari aho ngaho, abanza kwihera nka kurya Yezu yabanje kwiherera nawe, maze agaruka abwira umupadiri ati, padiri rero ngiye gukwimura kubera impamvu ebyiri, kandi uzumve neza. Impamvu ya mbere iri mu gitabo cy'amategeko ya kiliziya, Dore kano, ingingo ya nyuma, kano ya nyuma, 1752, iravuga iti, salus animarum, c'est pour le salut des âmes. Padiri rero aha mu cyaro ni byiza ko wageze ku iterambere, ku bijyanye n'amafaranga, ku bijyanye n'imyubakire n'ibindi byinshi cyane by'iterambere ku mubiri. Ariko rero igihe kirageze, hariya mu mujyi ngiye kugutuma hari ubutumwa. Ntago bakeneye amafaranga, ahubwo icyo bakeneye ko ubitaho kuri roho.
abo mu cyaro wabitagaho ku mubiri ukabafasha ukabavuganira n'aba baterankunga, ariko rero ahandi ngiye kugutuma mu mujyi ho ni ubutumwa bwihariye bwo kuzamura roho, bwo gukiza roho, by'umwihariko wo gukiza roho z'abahari. Ubwo rero wasomye iryo tegeko rya nyuma mu gitabo cy'amategeko ya kiliziya, komeza rero urizirikaneho. Impamvu ya kabiri ngiye gukwimura padiri rero ni impamvu twese duhuriyeho, impamvu ya Yezu, ingoma y'ijuru. Wari uzi ko kwimuka k'umupadiri ari ugucuma ku rugendo? Ni ukugira ngo ube ucuma ku rugendo paruwasi wimukiyemo, uve muri iyi paruwase ujye mu yindi, nk'ikimenyetso abihaye Imana, abapadiri, abafurera, ababikira n'abandi bose cyo kwimuka. Byitwibutsa ko hano ku isi atari iwacu, ko iwacu ari mu ijuru. Ngiye rero impamvu ya kabiri padiri ugomba kwimuka muri iyi paruwase, kuko kwimuka no gucuma ku rugendo tuzirikana ko hano ku isi ari mu icumbi, iwacu kuri ni mu ijuru. Genda rero iriya paruwasi uzamure roho, kandi nawe uzamuke, ubazamure kuri roho, nawe uzamuke kuri roho. Amen, amen, amen. Bakristo, nguri iyo foto y'umupadiri, niba koko akomeza gutsimbarara hariya, hari iterambere ku mubiri, hari amafaranga, hari ibikorwa remezo, hari imitungo, nyamara kirengagiza aho ngaho hari ikiraka gishyushye, iterambere rya roho, kuzamura abandi kuri roho, ukabazamura ubaganisha he ku Mana. Ese ngewe ni kangahe nka padiri bansaba kwimukaho naridi ngatanga impamvu, kandi impamvu zidafashe, impamvu za rundu, nka ziriya Pawulo yavuze yibutsa abanyakorinti ko bagitsimbaranye mu mafuti, mu moko, mu makimbirane, bya rundu. Babyeyi, rundu. Wasanga nanjye nanga kwimuka muri rundu, muri iyo sayo, kandi Yezu anyingingira ngo nkize roho, nimuke njye gukiza roho, mpindura icyerekezo, mpindura ibitekerezo, mpindura umutima. Aha nabyo umuhanga yavugaga ati, niba isengesho ritaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho. Mukristo umuvandimwe, niba kumva ijambo ry'Imana buri munsi bitaguhindura, kujya mu misa bitaguhindura, amasengesho uvuga ataguhindura, wahinduye uburyo ukoramo amasengesho, wahinduye uburyo usengamo, wahinduye uburyo ukoramo ubutumwa. Nguko kwimuka abakristo bavandimwe. Ntitubirere gusa kuri umupadiri udashaka kwimuka, ahubwo nanjye nk'umukristo nimuka ryari mu ngeso mbi, nimuka ryari mu kibi. Tuza gucunga nk'ahantu hane ngiye kuvuga umuntu ashobora kwimuka, kandi bigoranye kuko kwimuka biragorana abakristo bavandimwe. Byandi byuko nyine akaryoshye kadahora mu itama. Ahantu hambere hagoranye kwimuka, uzacungiye uryamye, iyo usinziriye mu gitondo uzi ukuntu ibitotsi biryoha. Burya nugira ubuntu ukabona ubishigutsemo, ugiye ku mirimo nyine, imirimo iratangiye, ujye ushimira Imana, ntabwo ari wowe wabikoze, ni Imana yagushoboje ikakwimura nyine aho hantu. Nawe rero niyo ugobotora ibitotsi kugira ngo ujye mu murimo, ukigobotora umunyenga w'igitanda, ukigobotora umunyenga w'ibitotsi, nuko rero uzashimira Imana. Aho ngaho nyine urimutse. Abantu benshi abanebwe baryama kare bakabyuka ku manywa batinze, nguko gutsimbarara gutimuka. Aha kabiri ngiye kuvuga, kuri iri foto uri muri bara cyangwa no mu kindi kigare, babateretse inzoga imbere ziryoshye cyane. Aha nubasha gufata kamwe, Roho Mutagatifu akagukoresha, ntiwumve wakomeza icyo kigenga cyo gukomeza unywa ngo nuko izo nzoga ziri aho ngaho anabondance vraiment. Ibyo byiza byinshi biri aho, reka tuvuge ibyiza, ariko ushobora kubikoresha nabi bigakumera nabi. Ushobora kuba uri gusoma 5 neza ikaza kurangira uri kwandika 8. Mukristo umuvandimwe, nubasha kwigobotora muri icyo kigare cy'inzoga, ako karyoshya aho ngaho, ukavuga uti nari nshoboye kamwe reka nitahire, aha aho ngaho uzaba uri kwimuka nawe. Nguko kuva ku karyoshye utajya ku kabi, ahubwo kwigomwa. Ahantu ha gatatu wakwimuka ni nk'igihe mwashakanya gusize cyangwa mwabanaga gusize, akagusiga uri imbere y'abantu bashobora kugushuka ngo muryamane, mubane, mujye mu ngeso mbi z'urukozasoni. Mukristo umuvandimwe, aho nubasha kwigobotora ubigiriye ko nta n'uwo uri gukubona, ahubwo ko ari Imana iri gukubona, ukivana aho ngaho habishye izo ngeso mbi zigiye kugucakaza. Aha icyo gihe wagitsinze, watsinze igitego nanjye kuvuga cy'umutwe. Wimutse nyine, wimutse mu karyoshye, wimutse ku ngeso mbi ugiye kugwamo. Kuko nyine hari abantu badacumura kubera ko babuze okazi yo gucumura, babuze uburyo bwo gucumura. Ariko niba ufite uburyo bwo gucumura, ukabyimuka, ukabyigomwa, aho ngaho wagitsinze.
komerezaho. Uburyo bwa kane ngiye kurangirizaho, kwimuka. Tekereza nawe kuri ifoto uri mu kigare cy'abaneguranyi, bari kuvuga abandi nabi, bari gutongana wenda, de critique, kunegura abandi bya bigare byo kunegurana. Icyo gihe ntubasha guhivana ukavuga uti umuvandimwe wanjye ntabwo ari nko kumuvuga nabi. Icyo gihe uzabutsinze igitego cy'umutwe, ishimwe unezerwe. Va aho ngaho haryoshye. Uruzi ukuntu kunegurana biryoha. Igihe ndi kuvuga abandi uzi ukuntu biryoha, ariko se ngewe nibamvuga nzishima. Nguko rero kuva mu kigare cyo kuvuga abandi nabi, bapfumyemo ngahita nihuta. Igihe numvise hari abatangiye kuvuga abandi nabi, kunegura abandi, ngahita ngenda nkava mu bigare by'amacakubiri, ibigare by'ingeso mbi, ibigare by'abasinzi, ibigare by'abasambanyi, ibigare by'ibisambo. Ibyo byose nkabyimukamo, ngimukira ahantu heza, ngimukira ahantu hari ubusabane, ngimukira ahantu bari kuvuga Imana, ngimukira ahantu y'ijambo ry'Imana, ngimukira mu rukundo, ngimukira ahari ingoma y'Imana, aho ngomba kwamamaza inkuru nziza, inkuru nziza kuvuga abandi neza, inkuru nziza yo gukora ndakorera ijisho, inkuru nziza yo kwita ku bandi, inkuru nziza yo kwigomwa ikibi, ngigomwa ibyubahiro, ngigomwa abantu, ngigomwa ibintu, ubundi ngasanga ubuntu Yesu ubukungu nyakuri. Amen, amen, amen. Akamvuga igira iti, uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Hadi masomo kwa Disilasi kwa Diocese ya Cyangugu. Yesu wakupendana na